Ikaze kuri Rafiki podcast, ndabaramukije nizera ko mumeze neza aho muri hose. Reka twongere twifashishe ikarita rero kuri iyi ntambara iri kubera muri Volchansk, kubera ko benshi ntabwo bari gusobanukirwa uko biri kugenda, ariko nitwifashisha iyi karita iri mu kiganiro hano muri kubona, ndumva abenshi bari buze gusobanukirwa impamvu biri kuvugwa ko Abarusiya bafite avantage, cyangwa se abenshi bakanumva abandi bavuga ko Abarusiya bari hafi gufata uyu mujyi. Reka rero tugendere ku ikarita kugira ngo benshi babashe kubisobanukirwa. Tubanze twibukiranye ko iyi Volchansk ari agace Abarusiya bakeneye cyane, kubera ko ni agace gatuwe cyane, ariko nanone kakaba ari agace Abarusiya nibageramo biri buborohere kuba bafata agace bita Kupiansk, bakoresheje ibitero bituruka hepfo mu bice bya Chasivyar. Nibamara kuhafata bakahafatira rimwe na Volchansk, Abarusiya baraba bafite avantage yo kuba banazamuka bakagera mu mujyi wa Kharkiv. Biraba byoroshye igihe cyose baba bamaze gufata Kupiansk, Volchansk na Chasivyar. So rero nk'uko mubibona kuri iyo karita, kuri iyo karita ndumva kuri iyo karita bigaragara. Reka turebe mbereke. Aha, iyo karita murabona ako kantu k'akazeru karimo hagati, aho ni mu mujyi rwagati, ni naho intambara ikomeye cyane. Aho hantu muri kubona h'umutuku ni agace Abarusiya bamaze gufata. Murabona ko hari n'agace k'umujyi gatoya Abarusiya bamaze gufata. Impamvu rero Abarusiya bamaze kugira avantage, murabona kuri iki gice cya ruguru kiriho giturukaho fresh ebyiri, Abarusiya bafasheho igice kinini. Ukabona ko nangaha ari ahantu h'utudomo tw'icyatsi ku ruhande rw'amajyepfo, ari utudomo tw'icyatsi. Aho ngaho naho bivugwa ko Abarusiya bamaze kuhafata. Kuba rero bamaze gufata ahangaha, hakaba hari abanya-Ukraine bari ahangaha muri Volchansk barimo kwihisha inyuma y'inzu z'abasivili, ahantu hatuwe n'abasivili, ku buryo birimo kugorana ku basirikari b'Abarusiya kuba bakwinjira muri uyu mujyi. Ikindi nk'uko twabibonye mu kiganiro cyashize, ni uko abasirikare ba Ukraine bafite amapozisiyo meza ku mabuilding maremare, ahantu hose hari cover nziza muri uyu mujyi, niho abanya-Ukraine barimo kwihisha ndetse no gukoresha. Bikaba ari ibintu byari biri kugora ingabo z'Uburusiya kwinjira muri uyu mujyi. So uko bimeze rero kugeza ubu ngubu, ni uko Abarusiya bahisemo kutagaba ibitero byinshi muri uyu mujyi. Binavugwa ko umaze gusenyuka ku kigero kinini cyane. Bakaba nk'uko izi fresh ebyiri muzibona ziza zigahura n'izindi fresh zituruka mu majyaruguru nazo ziza, zirabereka imihanda isapurayinga muri uyu mujyi rwagati, imihanda icishwamo ibikoresho bijyanirwa ingabo ziri ahangaha mu mujyi rwagati. Iyi mihanda rero kuba Abarusiya bafashe ahangaha hari utudomo tw'icyatsi, bakaba bafite n'ahangaha hari guturuka izi fresh ebyiri, birabaha ubushobozi bwo kuba barasisha atirari zabo, bakaba bahagarika ikintu cyose cyinjira ahangaha mu mujyi muri Volchansk. Kikaba ari ikintu gishobora kuza kubafasha gushyira pressure ku basirikari bari ahangaha muri uyu mujyi, kuko nubwo Abarusiya banze kuwinjiramo, ariko amabombe ni menshi cyane. Nk'uko n'ingabo za Ukraine zibitangaza, ziratangaza ko ahangaha ibintu bikomeye cyane, ndetse mu makuru yasohotse muri iki gitondo akaba avuga ko hari n'utundi duce tw'umujyi ingabo za Ukraine zabashije kuvamo, nk'uko n'ubuyobozi bwa Ukraine bubyiyemerera. Akaba ari ibintu rero bikomeje gutuma intambara ahangaha ivugwa ko yoroheye Abarusiya, ndetse bari hafi gufata n'uyu mujyi wa Lychansk. Rero nk'uko tubireba ahangaha kuri iyi karita, ndumva abenshi babashije kuba babisobanukirwa ibiri kuba ahangaha. Rero muri iyi ntambara yo muri Kharkiv, muri iyi ntambara yo muri Lychansk, mu nkengero zayo, mu ntambara iri kubera muri Chasivyar, hari kuberamo ibintu bikomeye cyane ku ruhande rwa Ukraine, nk'uko maze igihe mbivuga no mu biganiro bishize ko ingabo za Ukraine zirimo gushaka uburyo bwo gutoroka, kwishyira mu maboko y'Abarusiya, cyangwa se bagata ibirindiro bakirukanka. Ibyo ngibyo ahangaha hari uwo Abarusiya bafashe, uyu nguyu bamwita Alexander Vasilievich Matrai. Alexander Vasilievich Matrai, uyu nguyu akaba ari umusirikari
umuyobozi umwe mu bakamandazi b'ingabo za Ukraine wafashwe n'ingabo z'Uburusiya we ubwe aremera ko yoherezaga abasirikari bashya abo bita abarekiri bashya akabohereza ku rugamba ku ngufu abagerageje gusubira inyuma uyu nguyu niwe wabarasaga ku giti cye nk'uko abyiyemerera mu magambo yabwiye ingabo z'Uburusiya nyuma yo gufatwa akaba avuga ko we yashoraga abasirikari ba Ukraine bakiva mu myitozo akabashora aho rukomeye cyane usubiye inyuma akamurasa uyu nguyu rero nawe ubwe yafashwe ubwo yashakaga gucika acika pozisiyo yari arimo nibwo yaguye mu ngabo z'Abarusiya ziramufata bakaba bamwita Alexander Vasilievich Matrayi yes uwo nguwo hakaba rero hari byinshi biri kuba murabizi ko ingabo za Ukraine nazo zifite amamisile menshi zifite ibikoresho byinshi zahawe n'ingabo za OTAN cyangwa se bahawe n'uruhande rwa NATO akaba ari nabwo Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya itangaza ko yabashije gusenya ATACMS 10 zari zerekeje muri Crimea ndetse hakaba hasenywe n'izindi ntwaro nyinshi cyane zo bita Haima missile zo bita Haima area bomb izi ngizi ni bombe mbi cyane izi zose zikaba zasenywe ubwo zagabaga ibitero kuri Belgorod intambara ikomeje gukomera sinzi impamvu bamwe batabibona ko uru ruhande rurimo gutsindwa kugira ngo noneho batangire bazane icyitwa amahoro mu magambo yabo batangire kuganira amahoro kubera ko nk'aha ngaha hari ripoti zanditswe na Wall Street Journal nawe yatubwiye ku musore w'imyaka 22 witwa Maxime Rega uyu nguyu akaba ari impunzi y'umunya-Ukraine yabaga muri Polonye ahangaha muri Polonye akaba yari yarahawe ibiraka byo kugenda yandika ku bikuta kwa kundi nyine bashobora guha nk'ikiraka cyo gusiga irangi mu muhanda gukora uturaka nk'utwo ngutwo nyuma yaho rero uyu musore Maxime yaje gukomeza ahabwa imirimo itandukanye aza guhabwa imirimo yo kwinstara za kamera ku mihanda iva muri Polonye yerekeza muri Ukraine ahari depo y'ibanga cyane bari barateganyije iyi depo rero akaba ari depo yagombaga kuba yakira intwaro zose yari maze n'igihe yakira intwaro zose zirimo kugera muri Ukraine muri izi nkunga abanyamerika bemereye abanya-Ukraine mwumvishe ko na Zelensky ubwe yemera ko izi nkunga nyuma y'ibyumweru 3 zatangiye kubageraho so rero uyu musore Maxime Rega icyo yakoze niki uyu musore rero yahawe akazi ko kwinstara amakamera kuri iyo mihanda ya gari ya moshi izacishwamo izo nkunga ubwo ndumva ari ukugira ngo na NATO babashe gusiriveya uburyo izo nkunga zigenda zikagezwa aho zigiye kubera ko hagiye havugwamo no kunyereza izi ntwaro kenshi cyane murabizi byaravuzwe cyane so ibi ni ibintu abanyaburayi barimo kugerageza gukora kugira ngo bamonitaringe neza izi ntwaro kugeza zigeze aho zigomba kugera so uyu musore rero nyuma yo kwinstara izi kamera byafashije Abarusiya baravuga ngo mu guhuza amashusho y'izo kamera babashije kudetekitinga iyi mizigo yose barayiherekeza igera kuri depo igeze kuri depo nk'uko iki kinyamakuru kibivuga kiravuga ko Abarusiya babashije gusenya ibikoresho by'akayabo k'amafaranga kandi bakoresheje za drone z'amafaranga makeya cyane Maxime rero akaba nawe utamurenganya yahawe akazi aragakora ahubwo akazi yakoze ntabwo kabaye sinavuga ko katatanze umusaruro nk'uko babitekerezaga ahubwo kafashije Abarusiya kudetekitinga iyi mizigo yabo ibi ngibi rero ni ibintu bibabaje cyane ku ruhande rwa Ukraine yari itangiye kugenda ibona intwaro ivuga iti tugiye gutangira kuzikusanya no kuzikwirakwiza ku rugamba hose ni ibintu bibabaje cyane kuri Zelensky mu by'ukuri ni blow ikomeye cyane kuri Ukraine ibi rero
bikaba bijyanye n'uburyo Abarusiya bakomeje kwagura ibitero byabo no gucanganyikisha aba banya-Ukraine. Mu gihe abanya-Ukraine bari bakirimo kwibaza bati ese turakomeza duhangane n'Abarusiya aha ngaha muri Kharkiv gusa, za Lysychansk, za hehe na hehe gusa aho twari tuzi natwe tumaze igihe tuganiraho gusa, cyangwa hari ahandi. Nk'uko rero Budanov yari yavuze ati nyamara birashoboka ko Abarusiya bafungura iyindi front muri Sumi. Iyo front rero nk'uko Budanov yari yabivuze mu minsi ibiri ishize, uyu munsi Abarusiya bagabye amabombe menshi cyane muri space abanya-Ukraine bari barashyizemo amamine ku mupaka wabo n'Uburusiya. Icyo kikaba kivuga iki? Kikaba kivuga ko Abarusiya barimo gushaka inzira z'ingabo zabo aho bacisha ibikoresho batera aha ngaha muri Sumi. Sumi rero iri mu majyaruguru ya Kharkiv, niba Abarusiya bashaka kuyifata nayo, nabyo twabiganiriye mu kiganiro gishize. Ukurikije amakuru ava hirya no hino, urabona ko nta buryo bufatika Abarusiya barashyiraho bwo kuba bakwigarurira uyu mujyi wa Sumi, kubera ko ni ibintu bikeneye ingabo, nabo bakeneye ingabo nyinshi cyane. Ntabwo nizera ko nabo bafite ingabo zingana gutyo ku buryo bakora izo ntambara zose bakabasha kuzimanaginga, ariko ni ukureba Abarusiya bamaze igihe kinini bategura ibintu bicecekeye. Murabizi ko hari igihe intambara yamaze igihe kinini isa naho ihagaze. Nyuma y'uko abanya-Ukraine batsinzwe contre offensive, ntabwo Abarusiya bahise bataka, Abarusiya baratuje. Ubwo rero muri icyo gihe bafite ibyo bateguraga, bishoboka ko abasirikare bari gutegurwa muri Belarus n'abari gutegurwa hirya no hino mu Burusiya bashobora kuba wenda bahari, bashobora kuba baza igihe cyose haboneka inzira bakaba badeploying. Ibyo byose rero biracyarimo gucanga abanya-Ukraine. Ese ni diversion cyangwa ni intambara iri seriye Abarusiya bagiye kuzana mu majyaruguru? N'ubu ngubu biracyarimo kubacanga, akaba ari ikintu kiri gutuma no kudeployinga abasirikari bigenda bigiramo ubutinde niko navuga. So rero turakomeza dukurikirane ibi bintu, turebere hamwe niba Abarusiya koko muri Sumi bari bwambuke, tunarebere hamwe ko abanya-Ukraine bari aha ngaha muri Lysychansk bari buze kuyamanika. Ibyo byose turaza kubikurikirana. Muri Ukraine rero hakaba hazamutse propaganda zivuga ngo umunya-Ukraine ufite imyaka 18 wese agomba kwinjira mu gisirikari, utabishaka agatakaza uburenganzira bwo kuba umunya-Ukraine. Murumva iyo umaze gutakaza uburenganzira bwo kuba umunyagihugu uri muri icyo gihugu, igikurikiraho ubwo ni ukuvuga ngo kwinjira mu gisirikari ni itegeko. Ibi ngibi akaba ari byo Blinken yababwiye aha ngaha i Kiev. Waje rwose mu gihugu kirimo intambara iteye ubwoba, agahitamo gufata gitari agacuranga ndetse akarya pizza, akabwira abanya-Ukraine ko bagomba kwinjira mu gisirikari ku myaka 18 bakarinda igihugu cyabo. Ibi byose birajyana n'iki? N'amarira ya Olaf Scholz, chancelier w'Ubudage, mu marira menshi, mu isura ubona ko iteye agahinda cyangwa se ifite agahinda. Uyu nguyu yemeje ko Abadage bagiye gutanga Patriote muri Ukraine, avuga ko badafite ubushobozi bwo kurenza imwe, ndetse anavuga ko iyi ngiyi ari iya gatatu. Nshuti zanjye, mpora mbabwira ko izi system muri Ukraine zahuye n'akaga. Izi system zahuye n'akaga burya bwose. Ba Zelensky bavugaga ngo babashije ngo guhanura ngo za misile za Kinjal, ibyo byose byari ukubeshya. Amakuru yagiye ajya hanze avuga ko izi system zirimo gusenywa, mwagiye muyabona, abanya-Ukraine bakayahakana, abanyamerika bakagerageza kubihishahisha ariko ntibabihakane. Iyo ubona barimo kuzisimbuza izindi rero ni ikivuga ko izari zihari zabashije gusenywa. Nkaba mbibutsa ko iri ngiri ari ikoranabuhanga rivugwa ko ari irya mbere ku isi. Nubwo Iron Dome z'abanya-Israel zakoze agashya ejo bundi zikavugwa ku isi yose, ariko simpamya ko ziri hejuru y'izi Patriote z'abanyamerika. Kikaba rero ari ikintu kigaragara. Abanyapolonye nk'uko nabivuze bo banze kuzohereza, bavuze ko badafite izihagije. Ukibaza ni gute abanyamerika mudashobora gukora izo kohereza muri Ukraine, mukaba muri gusaba ibihugu gutanga ibyo zifite.
ni ikibazo gikomeye cyane ku banya-Ukraine. Minisitiri w'ingabo rero mushya mu Burusiya, uyu nawe yaje arashaka guhindura byinshi cyane, harimo kongera umubare w'abasirikare, aho avuga ati tugomba kongeramo 500,000 tukarwana intambara tugomba gutsinda, tukarwana intambara tukayivana mu nzira. Uyu ni umuminisitiri mushya ubona ko azanye ingamba nshyashya. Nigeze kubabwira mu kiganiro cyashize ko akeneye drone y'ibihumbi 35 mu myaka mike cyane. Ibyo ngibyo rero akaba ari ibintu dutegereje kureba. Abenshi bategereje kureba Gerasimov araguma mu mwanya we. Gerasimov araguma mu mwanya we, nicyo kintu abantu bategereje kureba nyuma y'irahira rya minisitiri mushya w'ingabo, ni ukureba niba Gerasimov ari bugume mu mwanya wiwe. Hakaba hari umuvandimwe rero wigeze kutubwira ko Shoigu ari generali. Nagira ngo nkubwire ko iyo umuntu ari generali, iryo zina ntago rijya riva ku mazina ye, ahora ari generali. Niyo mpamvu wumva bavuga generali Gerasimov. N'uyu nguyu rero ntabwo ari generali, yakabaye bivugwa ko ari generali, ariko ufite icyo abiziho kuturusha yatubwira muri komenti, kubera ko iyi podcast ni iyacu twese, ni ukungurana ibitekerezo. Ufite icyo abiziho kuturusha natubwire. Shoigu ni umusivili, si umusivili? Ni umusirikari se? Afite irihe ranka? Muritubwire muri komenti, reka tuganireho gakeya. So rero ni ibyo ngibyo navuga, nkaba nababwira ko intambara muri Chasivyar irimo kurangira. Ntabwo yari yarangira, irimo kurangira kubera ko ingabo z'Uburusiya zirimo kwigarurira uduce dukomeye cyane. Hakaba hari na batayo y'abasirikari ba Ukraine yari irimo gukora withdraw, yisanga mu maboko. Mbese muri iki gihe gitoya, ikintu nababwira ni uko nk'abantu mukurikirana namwe iyi ntambara, ikintu muri kubona ni uko icyo bita order cyangwa se organisation cyangwa se ordre mu gisirikare muri Ukraine ntayihari. Muri ubu ngubu ntayihari. Niyo mpamvu na benshi barimo kugwa mu maboko y'ingabo z'Uburusiya, ni ukubera ko nta organisation ihari, nta kintu gihari. Aba commanders barimo kwitana ba mwana. Ubu ngubu ibintu birakomeye, barimo kugarura idea ya Zaruzhny yo kongera bakarecruitinga, bakongeramo 500,000. ariko se biraza gukoresha iki ko ibintu bikomeye cyane? Ni ibintu wavuga ko uri umusirikari wa Ukraine, ni situation uri umusirikare utakwifuza kubamo mu by'ukuri. Niyo aba basirikari ba Ukraine barimo ubu ngubu, ni situation uri umusirikari utakwifuza kubamo. So ni ukugerageza tukareba, ni ugukomeza tukareba ese aba bajenerali b'abanya-Ukraine barabasha gusubiza ibintu ku murongo, barabasha gufata ibikoresho basigaranye bafite n'ibyo bategereje birimo kwinjira, biri kubasha kugera mu gihugu, babashe kuorganiza imirongo y'urugamba ishobora guhangana n'Abarusiya. Ni ikintu tugomba gutegereza tukareba. Ariko urebye nk'iby'Abanyamerika bavuga, ukareba iby'Abongereza bavuga, urabona ko nta cyizere bafite mu gisirikari cya Ukraine. N'abasirikari ba Ukraine tumaze iminsi tubivuga, bari koherezwa ku mirongo y'urugamba, bari gusanga ari ibirindiro bidateguye. Baravuga ati imiringoti ntabwo icukuye neza, ntabwo iri miremire bihagije, ibintu byinshi cyane. So ni ibyo ngibyo birimo kubaho. Ni ukureba nanone niba n'Abarusiya bari bubashe kubyungukiramo bakigarurira uduce twinshi, kuko nabo urabona ko nubwo bari kwigarurira uduce, ariko ntibarabasha gukora icyo wakwita offensive igaragara ngo bigarurire ikintu kinini cyane mu gihe gitoya. Oya, ni kilometero 5, 6, ni buhoro buhoro. Ibyo ngibyo rero ndabona ko Abarusiya bagize imbaraga bakungukira muri aka kavuyo kari ku rundi ruhande, noneho bakaba bakwigarurira ibindi bice mu buryo bwihuse. Niba ari byo uyu minisitiri mushyashya aje gukora, ntawamenya. Niba ariyo mpamvu barimo kwagura imirongo y'urugamba, ntawamenya. Ni ugukomeza tugakurikirana tukareba imibare y'Abarusiya ni iyihe. Amahoro kuri mwese. Ese wowe ubona imibare yabo ari iyihe? Tubwire muri komenti.
biba biryoshye kandi umuntu wese ukurikira iyi podcast ajya yibuka gusoma na comment, urebe ikiganiro uri gusoma na comment kuko haba harimo abantu bazi ibintu. Ntugende udakoze sub, ntugende udakoze like, ntugende udasharinze. Blessing.